neza? Uyu mwanya tugiye kuganira ku kiruhuko gikwiye cy'umugore utwite gikubiye mu masaha agomba gusinzira ku munsi. Gutwita ni urugendo rwuzuye ibyishimo, amatsiko ndetse n'impinduka nyinshi mu buzima. Iyo umugore atwite, umubiri we urakora cyane kurusha ibisanzwe, umutima ugakora inshuro nyinshi kurusha mbere, ubwonko bukakira amakuru menshi mashya ndetse n'imvubura zigahinduka uko iminsi igenda ihita. Muri izi mpinduka zose, gusinzira bihagije ni nk'amashanyarazi aho ingufu uyu mubiri uba uri gukora akazi kenshi. Ariko se ni iki umubyeyi utwite yakora kugira ngo asinzire neza? Ni amasaha angahe akeneye yo gusinzira ku munsi? Ni iki se gishobora kubangamira ibitotsi by'umubyeyi utwite? Nanone se ni iki yakora kugira ngo n'iyo umubiri we wahindagurika ariko agire ijoro ririmo ituze n'umutekano? Ntucikwe kuko ibi ari byo tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro. Niba uri umubyeyi utwite, umufasha w'umubyeyi utwite, cyangwa se umuntu wese ukunda kumenya byinshi ku buzima bw'umwana utaravuka, iki kiganiro ni icyawe. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam, mbahaye ikaze. Umubyeyi utwite aba agomba kuryama amasaha ahagije kugira ngo umubiri we uhorane imbaraga kandi n'umwana atwite akure neza. Nubwo amasaha ashobora gutandukana bitewe n'umubiri w'umuntu, abahanga mu by'ubuzima basanzwe bemeza ibi bikurikira. Amasaha y'ingenzi yo gusinzira ku mugore utwite aba agomba kuba ari hagati y'amasaha 7 kugeza ku masaha 9 buri joro. Umugore utwite akunda kugira umunaniro mwinshi. Ni ibisanzwe ko agomba gufata iminota 30 kugera ku minota 60 ku manywa maze akaryama, by'umwihariko iba bikora mu gihembwe cya mbere cy'inda. Turebere hamwe umumaro wo gusinzira bihagije ku mugore utwite. Umumaro wa mbere ni uko byongera imbaraga n'imbaduko by'umubiri we, maze umugore akiyumva neza mu mirimo ye ya buri munsi, ntafate gutwita nk'uburwayi cyangwa nk'ikintu kidasanzwe cyaba kiremereye umubiri we. Umumaro wa kabiri ni uko bigabanya umunaniro ukabije no kuribwa umutwe, maze guhangayika bikamuba kure. Naho umumaro wa gatatu ni uko bituma umwana akura neza, maze bigafasha umubiri gutembereza amaraso bihagije. Umumaro wa kane ni uko bigira uruhare mu mikorere myiza y'ubwonko, n'imbaraga z'ubudahangarwa bw'umubiri we zikazamuka ku gipimo gihagije. Reka turebere hamwe uko umugore utwite ashobora kubona amasaha ahagije yo gusinzira. Kugira ngo asinzire amasaha ahagije, agomba kuryamira ku rubavu rw'ibumoso kuko bifasha amaraso gutembera neza, maze agashyira ibitambaro bimushyigikira ahantu hatandukanye kugira ngo agire umudendezo. Nanone kandi aba agomba kwimenyereza kwambara imyambaro yorohereye mu gihe cyose aryamye, no kurya ibiryo bitagugararira umubiri nijoro, maze akirinda kunywa ikawa cyangwa se ibindi binyobwa birimo alcohol. Umugore utwite aba agomba kubaha no kubahiriza buri kintu icyo ari cyo cyose cyamuha umudendezo mu gihe cyose aryamye, agasinzira. Kuko gusinzira si we bigirira umumaro gusa, tumaze kubona yuko bigenda bikagira no ku mwana uri mu nda, kandi no mu gihe yavutse wa mumaro ukazakomeza no mu buzima bwo hanze. Ndagira ngo nongere nibutse buri wese ko gusinzira atari igikorwa gisanzwe cyangwa ikintu umuntu akora mu rwego rwo gutuza gusa, ahubwo ni igice gikomeye mu buzima, cyane cyane ku mubyeyi utwite, kuko ari bwo umubiri we wubaka imbaraga, ukongera amaraso akenewe n'inda, ndetse n'umwana uri mu nda akabona amahirwe yo gukura neza. Twavuze ko umubyeyi utwite agomba kwihatira gusinzira nibura kuva ku masaha 7 kugeza ku masaha 9 buri joro, kandi mu gihe bibaye ngombwa akiyongeraho uturuhuko tw'umunsi two kumufasha gusubizaho imbaraga bihagije. Ibi byose bigamije kumurinda umunaniro ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse no gufasha umwana gukura neza. Mu gihe umubyeyi agira intambamyi mu gusinzira, urugero izo ntambamyi ni nko kuribwa mu nda, guhangayika
cyangwa se agahura n'izindi mpinduka zitandukanye zibangamira gusinzira, ni byiza kuganira n'inzobere mu buzima kugira ngo bamubonere ubufasha buhagije hakiri kare atarageza igihe cyo kubyara. Kuko aramutse agejeje igihe cyo kubyara atarafashijwe hakiri kare, umwana avukana ingaruka ziturutse kuri kino kibazo. Aha nasaba buri wese nk'uko twabivuzeho mbere, yaba ari umubyeyi utwite cyangwa se umufasha we, umuryango ndetse n'inshuti ze, ko twese twamenya ko kugira aho duhera dutanga umusanzu wo gufasha umubyeyi gusinzira neza ari intambwe ikomeye mu kurinda ubuzima bwe n'ubuzima bushya bw'umwana dutegereje ko avuka. Umubyeyi nawe ubwawe wowe utwite, irinde buri kintu icyo ari cyo cyose cyakurangaza maze kigatuma ibitotsi byawe bicikagurika mu gihe usinziriye. Urugero nko kureba muri telefone mu gihe uryamye, cyangwa se kuvugira kuri telefone mu gihe uryamye, kureba ikintu icyo ari cyo cyose kirangaza ubwonko mu gihe wari uteguje ubwonko ko ugiye kuryama kandi ugasinzira, ntabwo ari byiza kubera ko byakubaha akarande kandi bikagira impact ku mwana. Nanone kandi ni byiza kutanywa amazi menshi cyane mu gihe wegereje kuryama cyangwa ugiye kuryama, kuko bigutera kubyuka inshuro nyinshi maze bikaguciramo ibitotsi, bityo ya masaha twavuze ugomba gusinzira ntuyasinzire. Ugomba kandi kwikuramo buri cyose cyaguhangayikisha, yaba ari igiturutse ku mibanire yawe n'umuryango, yaba ari igiturutse muri wowe ubwawe, kuko no mu muntu harimo byinshi byamubuza gusinzira kubera intekerezo zitandukanye zigarura ahahise cyangwa se zigarura aho uwo munsi habanje kubaho mu masaha yatambutse. Ibyo byose ugomba kubyiyaka ugateguza ubwonko bwawe yuko ugiye gusinzira, kuko ubuzima bwawe bwiza ni nabwo buzima bwiza bw'umwana witegura kubyara. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.